Hari abaturage batuye mu murenge wa Gishavu mu karere ka Huye babangamiwe n'abagabo bakomeje kubasambanyiriza abana batujuje imyaka, ubwo abana bibaviramo ingaruka nyinshi ndetse hakabaho ubwo babangirizanya ababyeyi zabo ndetse abana bagakurizamo kutabyara burundu bakaba ingumba. Ni mu gihe aba bana batabivuga bakabiceceka kubera ko baba barabateye ubwoba ngo bazabica. Ni mu gihe rero aba babyeyi bari gusaba ubuyobozi cyangwa inzego z'ubuyobozi zo mu karere ka Huye kugira ngo zibafashe gushakisha aba bagabo batatu babafatiye abana ku ngufu, noneho aba bana bakaba barabakuyemo nyababyeyi kubera yuko zangiritse bitewe n'ukuntu babasambanyije bakiri batonya, bakabatera inda, noneho bajya kubyara bikabaviramo ingaruka, bikaba ngombwa yuko nyababyeyi bazikuramo bitewe n'uko babonaga zangiritse kubera yuko batwise bakiri batonya byangije inkondo y'umura, nibwo kubakuramo nyababyeyi ubungubu bakaba batazongera kubyara burundu. Ibi byabereye mu karere ka Huye mu murenge wa Gishavu. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kukugezaho. Amakuru nitwunenzwe n'Imana Emmanuel. Nimbere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye mugiye kubana nitwa Kidasamura rw'inkoro tubakora rugakonkoma. Reka tukomereza mu karere ka Huye mu murenge wa Gishavu. Abaturage babangamiwe n'abagabo basambanyiriza abana, gusa n'abo bana nibabivuge ugasanga baratwise cyangwa bagiye kubyara bakiri batonya. Ni mu gihe umwana watewe inda ari mu myaka ya 17 ndetse undi watewe inda ari mu myaka ya 13, undi yatewe inda ari mu myaka ya 12. Bivuga yuko aba bagabo bari batuye mu murenge wa Gishavu mu karere ka Huye, nibwo kubasambanya bahita bagenda bava mu uwo murenge bakimara kumenya ko abo bana batwite, ndetse zisore zari zariremye mu matsiko ari abagabo barenga 5 kandi bari bubatse bafite ingo zabo. Ni mu gihe basambanyije abo bana batatu ubwo babizezaga ibitangaza yuko bazabafasha, bazaba hafi, bazajya babahereza amafaranga cyangwa bazajya babaha buri kimwe bashaka. Ni mu gihe aba bagabo rero bacitse ubungubu bakaba barabuze. Ni mu gihe aba bana basamye bagira igihe cyo kubyara rwose, gusa abana babyaye nibo ba mbere n'abanyuma. Ni ukuvuga ngo ntabwo bazongera kubyara kubera ko ndetse hari uwabyaye igihe kitageze nyababyeyi ikurwamo kuko yari yangiritse. Ni mu gihe n'abandi nabo nyababyeyi zabo zagiye zikurwamo bitewe n'uko zangiritswe cyangwa batewe inda bakiri batonya, ndetse inkondo y'umura yabo ntiyabasha kubyakira birangira babakuyemo nyababyeyi. Ni mu gihe rero abaturage bakomeje guhangayikishwa n'imyitwarire y'abagabo baba mwakano kagari cyangwa bamwe mu murenge wa Gishavu. Ibi byabaye ku itariki zisanga 2 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 nibwo aba bana bagiye kubyara babakuramo nyababyeyi, ndetse aba bana bababaza ababateye inda. Aba bana baravuga ngo ntago bari bubivuge kubera yuko ngo barababwiye ngo nibabivuga bazabica, ngo bice n'umuryango wabo wose. Ni mu gihe babateye ubwoba, gusa abana bababwiye ngo nimuvuge nta kibazo. Abana bavuze ngo ni Karaveri na Rurangwa na Murundi ndetse na Gasana nibo baduteye inda. Abangaba rwose abaturage bumvise babazi mwakano kagari, gusa baragiye mu gihe bagiye mu gihe ngo bari bagiye Rusizi mu bintu bijyanye no gucukura mu Kinombe cyangwa Ikirombe amabuye y'agaciro. Ni mu gihe rero abayobozi batangiye kubwirana inzego z'ibanze mudugudu, ndetse batangira kukominikana basanga abo bagabo ntago ariho bagikora, ahubwo baragiye nabo ntago bazi aho bari. Mu gihe ubugenzacyaha bwavuze ngo gusambanya umwana utujuje imyaka bifungira igihano cy'imyaka 30. Ni mu gihe iyo umwana byamugizeho ingaruka cyangwa yakomeretse cyangwa hari ibindi bintu byinshi yangiritse mu mubiri we, ndetse igifungo gishobora kuzamuka kikagera ku gifungo cya burundu. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry aheruka gutangaza yuko nta muntu wese ufite uburenganzira bwo gusambanya umwana mutonya utujuje imyaka. Arongera arivugira ati nta n'umuntu ufite uburenganzira bwo gukingirana umuntu mu nzu yiwe, reka ntago abyemerewe. Ni mu gihe rero aba bagabo bari gukurikiranwaho n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo bafatwe baze baryozwe ibyaha bashinzwe byo gufata abana ku ngufu. Ni agahinda gakomeye. Unafata watoto unaenda unashaka kubasaidia, unafata kukidari. Mbega gahinda, isi irashaje kabisa. Ngaho nyumvira no kuri kw'Imana. Abagabo 5 ngo biremye mu gatsiko barangije bashuka abana bafata ku ngufu. Mana y'isi n'ijuru, babafashe ku ngufu barababwira ngo nimubivuga tuzabica kandi twice n'umuryango wanyu.
mbega iterabwoba. Barangije abana nabo barabyiguma iminira paka aho babyaye bikabagiraho ingaruka. Ibaze inkondo y'umura yavuye mu mugore ntago yongera kubyara, nyine no kuvuga ngo none se yabyara ate kandi iriya nkondo y'umura ari ituma umugore nyine irera umwana muri rusange. Nta byinshi ndi buvuge, gusa aba bagabo batawe nako bari gushakishwa kugira ngo batabwe muri yombi, ariko ndabizi ko bari buze kubafata bakaryozwa ibyaha bashinzwa byo gufata abana b'abakobwa cyangwa abana b'abangavu ku ngufu ukanabatera n'ubwoba ngo uzabica. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira mwarimu mu bana mwana makuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina Kidasamura n'imbere bwo gwambigize ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho no tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha, ndetse ibana mudushyigikira mutuba hafi. Nongeye kubabwira ngo mwarakoze cyane abantu mukurikirana ibiganiro byacu, turabashimira cyane ku bwitange bwanyu mwafashe mugakurikirana ikiganiro tuba twakoze. Gusa ibiganiro tuba twabikoze kugira ngo abagabo bamwe na bamwe bibahereze umuco cyangwa bibahereze intego cyangwa aho bagomba kugendera, bitewe nuko abagabo bamwe na bamwe busanga baba bashaka gufata abana ku ngufu batujuje imyaka. Ikiganiro tuba twagikoze kugira ngo babyumvireho yuko gufata umwana ku ngufu utujuje imyaka ndetse ni igihano, bagufunga ndetse ngufuri bakanayijugunya. Bivuze yuko ugomba kwitonda ugatwara ku kanoze kawe utakarirwa ukabunza mu bana b'abakobwa b'abandi. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibamugisha buzira umuze. Yari ku cyumweru mba mbaragize Imana ngo Imana ibandindire.